muraho neza abakunzi bacu. Nanone ni Jojo nagarutse. Ndakeka tumaze kuba inshuti cyane. Nagaruye n'indi nshuti yanyu yabibwira. Nanita Ingabire twagarutse kugira ngo dukomeze tuganire namwe. Okay. Ani, uyu munsi rero topic yacu iragira iti: ese imibonano mu ngo ni ngombwa? Ese wowe byumva utera? Ni ngombwa? Imibonano mpuzabitsina ni ngombwa mu ngo. Gute se? Impamvu ari ngombwa, akenshi umuhungu aba afite iwabo n'umukobwa afite iwabo. Ikintu kibavana rero iwabo kugira ngo ajye ku rwego rwo kubana ni imibonano mpuzabitsina kandi ikozwe neza. None sani ntaguciye mu ijambo, ushatse kuvuga ko imibonano ari ituma babana? Imibonano mpuzabitsina iri mu kintu urugo rwubakiyeho. Kwa ko iyo idakozwe neza haboneka za gatanya nyinshi tugenda tubona. Ese gukorwa neza uvuga ni gute? Imibonano mpuzabitsina ikozwe neza ni gutya. Kubise kazi ntabwo bisekeje. Ntabwo bisekeje. Cyangwa ibyo kutubwira wewe urasekeje. Oya. Imeze gutya. Iyo umugore yarongowe neza akarangiza, akenshi nyine gahunda z'umunsi we zigenda neza. Ni ukuvuga ngo atarongowe neza, atarangije, ntago gahunda z'umunsi zagenda neza. Abenshi abafite umushiha, abafite ibibazo, mbese hari ikintu aba ari kubura. Ese umugore utabikorerwa neza, urabona hari abagabo, hari n'umugabo utabikorerwa neza. Ntago mvuze ku bagore gusa, kuko imibonano ni y'abantu babiri, ntago ari iy'umuntu umwe. Kuko imibonano mpuzabitsina ni y'abantu babiri bayikora kandi bakahuza, bakaganira, bakumvikana. Jya numva ngo kandi bose baba banishimye. Yego, bagakora imibonano mpuzabitsina bakarangiza bose. Iyo umwe arangije rero undi narangiza, urumva ko abamutsikamiye. Urabyumva? Ndi kubyumva. Iyo rero mwese mubashije gukora imibonano mpuzabitsina muganira, muhuje, igakorwa neza. Burya haba harimo n'ikiganiro. None se sibyo? Hagomba kubonekamo ikiganiro kugira ngo wamugane. Kugira ngo ibyo ukorerwa ubanze kubyumva. Hari aho ugera ukavuga ati ibi ntago mbishaka, gira gutya, ati ntago mbikunda, ati hoya gira gutya. Ibyo ni ibintu bisanzwe nyine ku bantu bashakanye baba baziranye. Ndumva nta mpamvu yo gutinyana. Ariko wamugane bakaganira, imibonano yabo igakorwa neza, bakarangiza bose. Iyo umwe arangije undi narangize ni ikibazo. Ni nkuko twasangirira ku isahane ibiryo bigashira, wowe utarahaga, ngiye narahaga. siko bya bintu babitoroshye. Urumva ko ari ikibazo. None se ngiye sigara mfite inzara. Kandi iyo ufite inzara wajya gusaba n'amaturanye ati ntago mwashije mume. Biravuze ngo mwese ni ngombwa ngo murangize, sibyo? None sani nkubaze, wamenya umugore gute? Nyine urabona, wamenya umugore udakorerwa imibonano neza cyangwa gutuba mu rugo rwe, batubaka urugo neza we n'umugabo we gute? Tugenda tubabona baca abagabo baba inyuma. Birashoboka se? Yego, baca abagabo baba inyuma n'abagabo bagaca abagore baba inyuma. Akenshi abagabo nabo hari ukuntu ahugira muri business, mu kazi agataha yarushye akiryamira. Akani wa mugani nkungane nanjye aho ngaho. Byarangiza umugore nekereje amugani kwa kuri twumva ngo abagore b'abagabo baciye inyuma abagabo babo, cyangwa ukabona abagore bari mu twana dute tw'udusore. Naho biba byaturutse. Ari ukuntu n'umugabo ataha afite gahunda yo kurongora umugore we akamwima, ahita arakara mu gitondo akareba akana gatoya, bamwe abagore ari umugabo ureba akana gato. Ariko nanone se umugore niwe ubitera cyangwa abagabo nibo babitera? Buri wese afitemo uruhare mu rugo. Urugo ntabwo rwubakwa n'umuntu umwe. Ibyo byo tukibuka ko atari umuntu umwe. Ni uguhuza imbaraga. Iyo ni uguhuza. Nimba umugabo wawe atashye akagera mu rugo akakubwira ibyo akeneye, kuva no bishoboye, hari ukuntu mwabiganiraho mukabihuza nk'abantu. Ariko ari ukuntu umuntu anakwimuka unakwimanye nabi n'agasuzuguro, no muzima musanzwe atari no kuvuga ngo imibonano. Rero nawe byo bituma urakara,
ejo nawe ukahita uvuga ati nkuriya ni igiki ubundi ariko nanone tugira inama abantu b'abadamu bajye bamenya nabo gufata abagabo neza, kuko umugabo niba uri mu rugo umugabo agataha agasanga urasa nabi ntiwite dufresheri, avuye mu muhanda yabonye abakobwa beza, yabonye abagore beza biteye fresheri, nagira ngo nyine nk'aba mama baba bari mu rugo ndakeka n'urugo rufite isuku, umugabo atashye agasanga wateguye ameza, wisize, urasa neza, wambaye neza, ndakeka no mu buriri haba hasa neza. Si byose umuntu yaza asimbuka amasafuriya akobaza ko mu cyumba asa gute, si ikibazo. Ubundi urugo rwubakirwa no ku bintu birebire pe, rwubakirwa ku bintu byinshi, kuko no kugirira umuntu santima nuko umuntu mureba nyine physically, ntabwo wasanga uku ikintu wamusizemo mu gitondo akicyambaye atakarabye wumva uramushaka. Oya, ntabwo wakumva umushaka, ariko niba usanze umuntu yoze ameze neza yicaye cyane, niba atayicaye ari mu bindi, ndatekereza ko niyo mibonano inakozwe yakorwa umuntu afite santima zo kuyikora. Nanone dushishikariza abagabo bidaba byaraje bigira ngo badakora siporo, massage babizi ko tuyikora, massage irakorwa barabizi, twabazaniye inkweto yo kugura wayibereka, inkweto zirahari, barazimenyereye. Oya, hari urebye uyu munsi, n'uyu munsi wavuye umunsi nabo abantu bashyashya, n'abakobwa bakora massage, abamama, abakecuru, bereka neza, ariko bereka neza unabasobanurire uko zikora. Izino nkweto ukuntu zikora, zifite utuntu tumeze nk'utubuto, iyo ukandagiye rero turamanuka, wazamura tukazamuka, tuba turi kugenda dukanda imitsi yo mu kirenge, kandi imitsi yacu ifite ukuntu igenda ihuririkanya, niyo mu bwonko nyine umubiri wose urabyumva iyo ukandagiye. Uzumve nawe iyo ukandagiye nk'ikintu nk'ikirenge, iyo wagendesha nk'ibirenge nk'ikintu kikakwica, ubyumvira mu mutwe cyane. Rero n'utu tubuto iyo ukandagiye tugenda tugukorera massage gake gake, kugenda uzambara, imitsi igenda irambuka, amaraso massage ni ubuzima, urumva ibintu bigera mu bwonko bifite akamaro. Rero ntabwo ari massage y'inkweto yonyine, wababwira naho bazisanga. Hari massage yindi y'umubiri, iyo uyishaka uraduhamagara tukagusanga ahantu uri aho ariho hose, tukayigukorera, umwanya wowe ufite wose turawukoresha, ariko naho turi naho haba hahari, ushaka kuzana bwo waza, ntabwo bibujijwe. Hari abantu bagira akanya gato yavuga ati hano ni deplace biragorana, nawe twebwe turihuta cyane, twakugeraho vuba cyane. Abaza natwe twaza, nta kibazo. Ani wabahana nimero kugira ngo? Nimero ni ya yindi, ni 0786255537, niyo ngiyo muduhamagara mukadusangaho, tukabaha serivisi nziza kandi ibanyuze. Bitavuze yuko uri hanze y'u Rwanda, izi nkweto nawe uzikeneye, izi nkweto zikeneye uri hanze, twazikoherereza. Abantu barangura namwe twazibaha, turaranguza mukazigura, kandi iyo uje uri bwafata inkweto nyinshi, inshuti zanjye, turabagabanyiriza ku giciro. Ubundi igiciro gisanzwe ku nkweto imwe ni 35, ariko urumva ufite umuryango cyangwa ufite gucuruza, twakugabanyiriza. Inshuti zacu rero, mugure zino nkweto. Massage ni nziza, murabizi, ruhura umubiri, indwara nyinshi nizikugereho, imitsi, ibiki, ibyo. Umuntu w'urubyiruko urwara imitsi muri iki gihe rwose uri kunsebya pe. Tugane rero, nanjye unkeneye kuri massage, kurangura inkweto, wambona kuri ya nimero nabibutsa, 0785555838 zarangiye. Inshuti zanjye, siko mbona abagabo benshi ngacyamenyikirwa, mana yanjye. Dukomezane, ikiganiro cyacu kirakomeje. Ndakeka inkweto mwazibonye na massage, nitwe gusa. Inshuti zanjye, nimuzongera kujya gukoresha ahandi, natwe turahari. Twakomeje ku kiganiro, njyewe twaye tugeze umbwira ukuntu kubaka urugo ari akamaro. Ese ingaruka ziva mu kuba mu rugo
imibonano itagenda habamo neza amadivorce birazwi iyo umuntu wese atakora imibonano mpuzabitsina neza aratandukana n'uwo bayikoreye kubera ko nimba wowe utabishoboye hari undi muntu wabishobora tugenda tubibona ukabaza umuntu ese mu rugo rwawe ko mumeze neza hari amamodoka ko hari igipangu hari ikintu giki cyagukuye muri wa rugo wenda kwerurira ariko inshuti yiwe akakubwira ati uriya mugabo wanjye nta kintu azi gukora mu buriri pe nta kintu azi gukora bagabo murumva nigeze kumva story y'umuntu y'umuntu wakoze divorce hadashize amezi 2 akoze ubukwe kubera umugabo we atarazi kurongora nubwo atarazi kurongora ngo yarafite agapipi gatoya yaragaye umugore yabaye ingayi pe ntabwo yabaye ingayi ngo umukobwa we ngo yari yarabyaye urumva we yarasanzwe amenyera ibintu by'imibonano mpuzabitsina noneho umugabo nyine barakundana bakanasomana akagira uteka yamubwira ati waretse akamubwira ati hoya tuzakora imibonano mpuzabitsina twakoze ubukwe bagiye kubana baryamanye uwo munsi ubwo tuvuge ngo mbere yuko tubana n'abantu tujye dusuzuma uyenda kubwiye ko yari yarabyaye yarabimenyereye ntago nyine nanjye n'abantu uwo yari yarabyaye none se nyine kumva ko urumva we yagaye umugabo yaravuze ati yari yaramenyereye yaravuze ati no mugabo ni ahantu yangeza ubwo tubivuge neza yari yaramenyereye umugerezayo ashaka ugera hagati umugabo utazi kurongora mana Kristo birangira batandukanye muri izi ngo pe rero ari abagabo mutaha mukangisha akazi nose ni akazi umugore akagushaka akazi hoya ani twagira inama abadamu cyangwa abapapa ako twibande ku badamu kuko twebwe urabona turi abadamu tugira inama abadamu bafata neza ingo zabo gute kugira ngo imibonano ijye igenda neza ingo zabo ze gusenyuka bazireba inama namugira umugore nyine mugenzi wanjye ikintu cya mbere gukora imibonano mpuzabitsina bihera kuri physically umuntu agusanze ntabwo umuntu yasanga usa nabi ngo byakugire santima ibyo tubijyeho tujye mu uburiri bube bumeze neza ntabwo wasanga ikuvura ari kugenda yikandagira utekereze ko waryamana n'umuntu wapi ntabwo nyine uhita wumva ucitse intege ibyo rero tubivuyeho ubwo nyine tuyitangiriye ku isuku iyo imeze neza ndumva ibindi byose bishobora kugira itangiriro rero igihe mugiye muri icyo gikorwa kijyaneho n'umutima wawe wumve ko hari ikintu ugiye gukora kandi kiri bugufashe na mugenzi wawe kikamufasha mukore imibonano muganira muri inshuti muri abavandimwe muri abagabo n'abagore mukore imibonano yumvikanyweho kugeza ku rwego murangiza mwese mukishima ku buryo buri wese ashobora gushimira undi ati urakoze n'undi ati urakoze wigenda umeze nk'umuntu uri gutanga nk'umugabo kora ibyo ukora urangize ubwo ni ukuvuga ngo inshuti zanjye mwe bakobwa turi kumwe niba abakobwa bo baba bataragira muri icyo cyiciro ndavuga abadamu turi kumwe ubu ngubu mujye muzirikana yuko niba uri kumwe n'umugabo nanjye nta kantu ngiye kubabwira muri gukorera imibonano mukabisoza kubikora mukarangiza ibuka kubwira umugabo ngo urakoze ngo buryo nabyo birafasha kandi koko birafasha aho iyo umuntu akubwiye ngo urakoze ariko mbara akantu yongere umva ko hari icyo wakoze ari nivyo bajye bamenya gutanga neza mu buriri atari kwakude ariko hari umuntu byo uzi kugira ngo ariko umugabo agucike kuko utamuha neza mu buriri sino kumva ari ruhukije ukibaza nk'ibintu yararimo hasi nk'uyu yarari gukora iki yiruhukije yakoze iki akugabana niwe nta kintu aba yakoze ani twabwira abakunzi bacu rero badukurikira buri munsi uyu munsi nyine twifuje kubagezaho icyo kiganiro kuko twumvaga ari ngombwa inshuti zacu mumenye gufata neza abagabo kuko niwanga umugabo aragucika abagore baragenda basigaye bagenda nyine abagore bafate neza abagabo kuko abagabo murabizi ngo barabuze kaga dufite umugabo ejo bundi bataye ngo ntago azi kurongora boya byanyabyo zanjye ikiganiro cyacu ntamvugira mu kiganiro nyine abantu baba bamuzi baratandukanye umugore we yarivugiye bajya kwa gatanya ati ngewe no mugabo nta kintu amaze mu buriri aramuta amasaha
inshuti zanjye twabibutsaga rero twanze tuvuge ku nkweto zacu nizo za mbere oh nuko ntabwo wakora imibonano mpuzabitsina udafite oya ubuzima udafite imitsi mizima nta nubwo iki gikorwa cyagenda neza ndakeka imitsi mu bintu byose dukoresha imitsi igera ahantu hose niyo turi mu buriri rero imitsi igira akamaro muri ibyo bintu ubwo rero mwatugana tukabahereza inkweto tukabakorera massage mwatugana twabagana nimero zirahari no ku kiganiro dushiraho nimero mwaduhamagara ni karibu murakoze ciao